reka basuhuze mwe mwese mukurikiye ibiganiro bya televiziyo Rwanda, mbifurize kugubwa neza aho muri, ariko by'umwihariko mbifurize gukomeza gukomera muri ibi bihe bitoroshye, aho twibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Uyu ni umugoroba dutaramira abacu, tukongera kubabwira ko tubakunda, tukongera kubabwira ko twarokotse, tukongera kubabwira ko twashibutse, tukongera kubabwira ko igihugu cyacu cyiyubatse. Ndi kumwe n'abahanzi n'ubundi batuwe badufasha muri uyu mugoroba wo gutaramira abacu, baza kubana natwe n'ubundi kugira ngo twongere gutaramira abacu, twongere kubabwira ko twarokokeye kubibuka. Ndi kumwe n'umuhanzi Maria Yohana, ndi kumwe n'umuhanzi Nyiranyamibwa Suzanne, ndi kumwe n'umuhanzi Munganyinka Arouette, ndetse n'abandi bahanzi turi bukomeze kugenda tubana muri uyu mugoroba wo gutaramira abacu mu bihangano bitandukanye, mu nganzo yatewe n'akababaro ko kubura abacu. Abahanzi basubije agatima impembero maze barajya mu bihangano, barandika, abandi bararirimba. Umuhanzi Munyanshoza Dieudonné ati kuva kera kose twari bene gihanga, ngo ufite impano ikabiya bose, tuganje mu ishya tugabana amashyo. Nyiranyamibwa Suzanne ati kera cyane turi abana, ngo u Rwanda rwacu rwari rwiza, wararurebaga ntuhumbye, ubwiza bwarwo bukagutwara, ukanezerwa ukadabagira. Arakomeza umuhanzi Masamba ati bukeye igitangaza cy'icyorezo jenoside yakorewe abatutsi cyaduka mu Rwanda, gitera bene rwo maze bica inzirakarengane, nyamara bibagiwe ko bava indimwe. Munyanshoza agakomeza ati nyamara uwo bishe umunsi avuka yaje ameze nk'abandi, ngo yasoromye inkeri nk'abandi bana, ngo yariye imifumba. Bituma umubyeyi Maria Yohana avuga ngo mata wambereye ikibazo cyananiye kugisubiza, ngo akenshi umutima urankomanga ngo nitwibuke. Ati akenshi ukomwa na gato ukabibuka. Avuga ko imitima ya benshi, ngo hari ababa Intarama, hari ababa mu Bisesero, imitima ya benshi igenda ifite icyo yibuka mu gihe nk'iki. Ibyabaye Mukankusi Grace yasigiwemo ibanga n'umubyeyi wamubyaye, ati mfite ibanga nahawe n'uwambyaye, ati mfite ibanga ntashobora kwibagirwa, ndetse igikomeye ngo aramubwira ngo nugira Imana ukarokoka, ngo uzuse ikivi nari nateruye. Sendera ati iyi nganzo ntabwo ari uguhaga, ahubwo ni agahinda ko kubura abanjye. Twarabakundaga rero turababura, ikivi cyabo tuzacyusa. Bonome akavuga ijambo rya nyuma yibukira kube, ndetse buri wese akagira ijambo rya nyuma yabwiwe n'umubyeyi. Maze Musinga akavuga ko tuzajya tubazanira indabo, nicyo cyonyine twabakorera, tukababwira ko tubakunda. Nicyo gitaramo rero tugiye kwinjiramo dutaramira abacu. Ibyo ni ibihangano bigiye bitandukanye by'itsinda Igihango bagiye bakora mu bihe bitandukanye kugira ngo bafashe abanyarwanda kwibuka muri ibi bihe. Mu gihe jenoside yakorwaga abatutsi, ubushakashatsi buvuga ko mu gihe cy'umunota umwe habaga hishwe abantu 7. Bivuze ko abantu 447 babaga bishwe mu gihe cy'isaha imwe, bityo miliyoni isaga y'abatutsi yarishwe mu mwaka w'1994. Hamwe n'abahanzi turi kumwe muri studio za televiziyo Rwanda, banyemerere duhaguruke ducane urumuri rw'icyizere ko tutazimye, ducane urumuri rw'icyizere ko twarokotse, kugira ngo tubahe icyubahiro. Niturangiza dufata umunota umwe wo kwibuka abatutsi bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi.
ese muraho twaje kubasuhuza turi twese ngo tubataramire ya minsi mibi muri aya mezi iratwihererana kandi ni koko kubibagirwa byo ntibizabaho mbese muraho abacu twaje kubasuhuza turi twese ngo tubataramire muraho abacu twaje kubasuhuza turi twese ngo tubataramire kuribuka kwacu nabyo bidutera gusindagizanya tugakora hacu n'ahanyu mu gihugu babapfukije mbese muraho abacu twaje kubasuhuza turi twese ngo tubataramire mbese muraho abacu twaje kubasuhuza turi twese ngo tubataramire turihendahenda kandi turibonera ibisubizo nyabyo imihigo twihaye iratwongorera ngo baho abacu twaje kubasuhuza turi twese ngo tubataramire aho abacu twaje kubasuhuza turi twese ngo tubataramire eba rero twabisimbuje kwiguyaguya intego ni ya yindi twariyemeje turiho abacu twaje kubasuhuza turi twese ngo tubataramire aho abacu twaje kubasuhuza turi twese ngo tubataramire twibuka twiyubaka twabigize ihame nidusubira inyuma twigaruriye icyizere abacu twaje kubasuhuza turi twese ngo tubataramire turiyubakira igihugu cyacu cy'amahoro cyatugize abaturiho kandi ubu turatwaza kigabo mbese muraho abacu twaje kubasuhuza turi twese ngo tubataramire aho abacu twaje kubasuhuza turi twese ngo tubataramire
abacu twaje kubasuhuza, twaje ngo tubataramire, twari duhagurutse ngo tubahe icyubahiro tubagomba. Reka nsabire abo dutaramanye bace akabogi maze dutaramire abacu koko, tubataramire tubabwire ko twaje kubasuhuza. Inganzo nanone y'umuhanzi ati babyeyi mwabyaye, yabuze icyo avuga, yabuze amagambo abivugamo, akomeza avuga ko ubupfubyi akabuvuma cyane ati buragatsindwa. Munganyinka adufashe twinjira mu gitaramo nawe, maze ayo magambo meza, ayo magambo akomeye nayo tuyabwira abacu kandi natwe tuyibwira muri iki gihe, ariko kandi turushaho gukomera. Babyeyi mwabyaye mwe, nimumfashe nihoreze abana, nihoreze abana, nihoreze imfubyi we, zazize abagome babicanye, bakoze amarorerwa, nihoreze imfubyi we, intimba n'ishavu n'agahinda, badahogoranaje. Twihoreze abana we, twihoreze abana, twihoreze abana, harimo ab'inshuke n'udukuru tw'abakiri mu mugongo, bavukijwe ubwana, harimo ababangavu n'uduhungu dushaka gusoreka, bavukijwe ubwana, ntabakigira amaboko, barebye amaguru baratema, babajugunya ku gasozi, babakuye kwiberewe, babavanye no mu nda z'abanyina, babajugunya ku gasozi. Twihoreze abana we, twihoreze abana, twihoreze abana, mwindeba n'ikiniga, ntabatanga guturika nkarira, nari naje kubabuhoza, ahubwo murekure icyo kiniga, nayo marira babunga mu maso, turayabanagura, mbegeke mu gituza, nkorakora ibyo bisage byanyu, nanjye ndi nyoko wanyu. Babyeyi mwabyaye mwe, nimumfashe nihoreze abana, turi ba nyina wabo. Twihoreze abana we, twihoreze abana, twihoreze abana. Munganyinka ati twihoreze abana. Mubyeyi Tante Suzana nawe yaribazaga ngo mbahoze nte, mbahoze nte aba bana Munganyinka yavugaga muri ino ndirimbo, aba bana batawe ku gasozi, aba batakigira amaboko, aba bakuwe mu nda z'abanyina. Harya ubwo ushatse no kubahoza wabahoza mu yahe magambo? We yagiye mu nganzo rero aravuga ati mbahoze nte.
imyaka myinshi irahashize intimba ntawe ijya yashinze ibirindiro buri munsi buri joro imitima iratonekara nshuti impagire nte mbese bahoze nte ko amagambo nayahabuze n'intege zirahasiga imfubyi irahambaza ngo mama yasaga ate se data yasaga ate mbese mvuka jyenyine ko ntawe ngira dukina nk'uwo musubiza iki mbese muhoze nte umubyeyi wonkeje wakikiye inshuke zimubwira urukonjo yarabareze barakura ubu ntagira uhatuma nk'uwo ndamubwira iki mbese muhoze nte abapfakazi mubona bapfuye bahagaze ibihe byarahagaze batunzwe n'amarira nk'abo ndabahagira nte mbese mbahoze nte rw'abasore abafashe umuheto batabariye igihugu imiryango basize basanze yarazimye ntawe duwari inkuru nk'abo ndababwira iki mbese mbahoze nte imbazizi wacu u Rwanda navutse u Rwanda nahunze ubu ibyiza ni byinshi urukundo ariko ruri hehe ruri he ndareba hose sindubone nayabuze n'intege zirahansiga by'iwacu ubu Rwanda navutse u Rwanda nahunze ubu ibyiza ni byinshi urukundo ariko ruri hehe ruri he ndareba hose sindubone mbese mbahoze nte munkundire mbahanure dufatane mu rukundo amatiku tuyima amatwi ishyari turihite kure
urwango turwahamagane muze tugarure urukundo urukundo nirwo mbaraga zacu mbese mbahoze neza irashize intimba ntawe ijya yashinze ibirindiro buri munsi buri joro imitima iratonekara nshuti mbagire nte mbese mbahoze nte kw'amagambo nayahabuze n'intege zirahasiga intege zirahasiga n'intege zirahasiga bahoze nte ni igihangano umuhanzi Tante Suzana yakoze ubwo twibukaga ku nshuro ya 10 yibazaga ibyo bibazo ati umubyeyi wonkeje wacikiye inshuke akabarera bagakura akabura uwatuma atubona amubwira iki urubyiruko rw'abasore batabariye igihugu imiryango basize baza bagasanga yarazimye ese nk'uwo wamubwira iki usibye kumubwira nk'uko mama Mariya Yohana yavuze ngo ntera ijwi hejuru dufatanye kwibuka nta kindi nk'uwo wamubwira usibye gutera ijwi hejuru ukamufasha mukibuka maze mugakomera mwibuka abawe reka twumve umubyeyi Mariya Yohana igihe arimo kwitunganya ngo aturirimbire ino ndirimbo nterijwe hejuru nzi ko ayiririmba neza mu ijwi rye mami nagira ngo uterijwe hejuru udufashe dufatanye kwibuka abacu nterijwe hejuru maze dufatanye kwibuka nterijwe hejuru maze dufatanye kwibuka simbyutse intimba umunsi n'uyu nguyu uyu mwanya urabagenewe u Rwanda rurabyubahiriza ntawe tubasiganya ntawe tuzabaharira nitwe nabo iteka ryose nterijwe hejuru maze dufatanye kwibuka nterijwe hejuru maze dufatanye kwibuka ibuka abasore bambuwe ubuto n'abangavu bishwe urubozo abana bagwiriwe n'ishyano n'ubugome bwarenze urugero agahinda ntikaduherane
twibuke twiyubaka tubereke ishyaka dufite. Umuhanzi umubyeyi Mariya Yohana ati nterijwi hejuru dufatanye kwibuka, nta kindi twakorera abacu usibye kubaha agaciro tubibuka, twibuka ibyiza byabo, twibuka igihe twari tukiri kumwe nabo ariko ntiduheranwe n'agahinda, tukabibuka dutwaza gitwari kugira ngo twuse ikivi cyabo. Reka tugaruke na Munganyinka aturirimbire ubupfubyi ati buragatsindwa. nimuracyane rurenganye nimugiye simfe n'ikindi n'urupfu rwo rurasanzwe, simfe n'ikindi ntambara nayo irasanzwe, ayo wari ku rupfu rw'agashinyaguro urwishada rukica mama ruragatsindwa, burya ubupfubyi buragatsindwa. ayo wari kwiba ibyo biratuyobeye, ibyateye umunyarwanda kwikora mu nda, burya ubupfubyi buragatsindwa. izuba nkawo ryarashe ririjima, ukwezi n'inyenyeri mu ijoro birazima, mbona u Rwanda rucuza umwijima uranyorosa, ayo wari ku rupfu rw'agashinyaguro urwishada rukica mama ruragatsindwa, burya ubupfubyi buragatsindwa. ayo wari kwiba ibyo biratuyobeye, ibyateye umunyarwanda kwikora mu nda. kwikora mu umubiri wose mbutita, umutima wanga guterura uhora, amaso arahumana amatwi araziba, ayo wari ku rupfu rw'agashinyaguro urwishada rukica mama ruragatsindwa, burya ubupfubyi buragatsindwa. ibyo biratuyobeye, ibyateye umunyarwanda kwikora mu nda. isi yacecetse n'inkoko ntizikibika, ubunyobya ntibukivuga n'inyana ntizicyabira, imigezi ntigitemba n'umuyaga ntugihuha, ayo wari ku rupfu rw'agashinyaguro urwishada rukica mama ruragatsindwa, burya ubupfubyi buragatsindwa. ayo wari kwiba ibyo biratuyobeye, ibyateye umunyarwanda kwikora mu nda.
ati icyateye abanyarwanda kwikora mu nda, icyateye jenoside yakorewe abatutsi, cyasize imfubyi nyinshi ku misozi yose, cyasize abapfakazi, cyasize giteye u Rwanda iheruheru. Ati ibyo byose biragatsindwa. N'umuhanzi, n'umugoroba wo gutaramira abacu, n'umugoroba wo kubibuka mu bihangano bitandukanye byagiye bifasha abanyarwanda mu bihe bitandukanye kugira ngo tubibuke twiyubaka, tubibuke tudaheranwa n'agahinda. Hazamo aya majwi meza, hazamo iyo nganzo nziza ndetse n'amagambo meza, ubutumwa bukubiye muri ibi bihangano. Tukaba tumaze imyaka 31 twibuka, ariko urugendo rwaho tugeze twiyubaka narwo rurigaragaza. Umuhanzi Tante Suzana nanone yaravuze ati banguka tumurere, umfashe tumurere, akeneye umubyeyi uri we, yari afite se na nyina, ariko kandi nawe wamubera umubyeyi bigakunda. Reka twumve Tante Suzana. tumuhoze fasha tumurere banguka tumumba nuriraga yemwe atikimbanye kiniga bambe ninimba ku mutima banguka tumuhoze fasha tumurere banguka yarafite se na nyina ga yemwe haraho yaratese bambe none ni nyakamwe banguka tumuhoze fasha tumurere banguka akeneye umubyeyi uri wega yemwe mushyire muba ufite ibambe umurinde kushabura banguka tumuhoze fasha tumurere banguka muterura umukikire ga yemwe muguyaguya hore bambe mugushe neza seke banguka tumuhoze fasha tumurere banguka arashaka ishuri nawe ga yemwe kwazijya zamenye bambe turishake turibone banguka tumuhoze fasha tumurere banguka mucyahira amafuti ga yemwe mubwirizi iby'umuco bambe azabe mu mugabo banguka banguka tumuhoze fasha tumurere banguka
tumuhoze fasha tumurere banguka banguka tumuhoze fasha tumurere banguka banguka tumuhoze fasha tumurere banguka banguka tumuhoze fasha tumurere banguka. Iyo ndirimbo tumurere ni indirimbo imaze imyaka myinshi, nagira ngo Tante Suzanne agifite mikoro tuzajya tubibuka tunaganira. Iyi ndirimbo wayikoze ryari? Ni ya kera ndumva ntibuka umwaka uwo ari we. Ni igihe mfite umuvandimwe wari nubatse iyi asosiyasiyo iracyariho twa tumurere, yafashaga abana b'imfubyi abatiga abadafite uko biga ikabashakira amashuri ikabakurikirana kandi kugezana n'ubu n'abuzukuru yarakomeje abafasha kugezana n'ubu ariko umwaka sinibuka neza uwo ari we. Indirimbo tumurere ni indirimbo yubatse, ni indirimbo yafashije abantu kwibuka, ni indirimbo yari irimo impanuro nyinshi. Ariko Tante Suzanne, iyo mugenda aho mujya hose mu bihe byo kwibuka, abantu bababwira ko izi ndirimbo mwagiye mukora zagiye zibafasha iki mu bihe nk'ibi ngibi turimo? Aho unyuze nyine barakubwira bati iyi ndirimbo iyi n'iyi yawe iradufasha iratwubaka, bidusubizamo imbaraga kandi ukumva urishimye kubona ko wagize ikintu ukora kikaba gifite abo cyafashije. Ikirumva ko navuga niryo shimwe rikomeye numva mfite iyo umuntu ambwira ati indirimbo yawe iranyubaka, indirimbo yawe iramfasha, wumva ufite navuga imbaraga nyinshi kandi ufite n'ibyishimo byinshi ko mbega burya nanjye mfite umusanzu natanze, kandi yenda warabikoze ari ibintu bikuvuyemo kubera amarangamutima yawe utaziyenda ko hari n'umuntu uzabyumva, urumva ko ari ibyishimo kandi ni igihembo gikomeye cyane. Ni indirimbo zitandukanye, ni ibihangano bitandukanye abahanzi bagiye bakora mu myaka itandukanye nk'uko turi bukomeze tugenda tubigarukaho. N'umuhanzi Mariya Yohana afite igihangano, bamwe baracyita ngo ni nyibutsa nkwibutse, abandi baracyita ngo kwiyunga ni ngombwa. Mbere y'uko ayiririmba nawe nagira mubaze, indirimbo irimo amagambo akomeye, ubwo bayiririmbaga bwa mbere niba wibuka umwaka ni ryari? 1995 duhungutse. Yego. Irimo amagambo akakaye, ariko yari akwiye muri icyo gihe ndetse akwiye no muri gihe cy'ubu ngubu. Igihangano iyo ucyumvise n'iki bihe byose, abayumvise bwa mbere bakubwiye ngo iki? Ntabwo bashoboraga kuvuga kuko nasaga n'ubabwira ibyababayeho, mbabwira ngo nyibutsa nkwibutse kuri uyu munsi, bagasanga ni nk'uwo munsi cyangwa n'ejo hashize. Bambwira n'ubu baracyambwira ngo nindirimba izindi zose ariko iyo sinyibagirwa, ntuyibagirwa kuko barayibuka, irabibutsa mu by'ukuri kandi nicyo kiba cyabazanye. Nanjye kandi nkumva birashimishije. Yego. Indirimbo bamwe bayita ngo kwiyunga ni ngombwa, abandi bayita nyibutsa nkwibutse. Reka twumve iyi ndirimbo natwe dufatanye kwibuka, natwe atwibutse twibukiranye maze twibuke abacu. Mu myaka yashize uru Rwanda rwacu z'imiborogo, amarira menshi avanze n'imivu y'amaraso, ikiremwa muntu
cyahataye agaciro nyibutsa nkwibutse kuri uyu munsi twibuka mbe wari he undi yari he nanjye nari he jye nari ku kiriri mu mbeho y'igishanga nibwo nahembwe ikivune cy'umwana wanjye nyibutsa nkwibutse kuri uyu munsi twibuka ko nari mu mwobo aho ntiwari mu rufunzo jye narakangutse nsanga naciwe amaboko ababyeyi banjye bandambitse iruhande ngo kwiyunga ni ngombwa simbirwanya mbihariye ubutabera nyibutsa nkwibutse kuri uyu munsi twibuka naherutse ukubitwa ibyuma n'imipanga jye narabohojwe nkurizamo guta umutwe none nteze umunsi nanduye nyagutsindwa nyibutsa nkwibutsa uko twanganye tuvindimwe mugenzi wanjye twasangiraga byose yambanye inyamaswa imwirutiye ishyamba musabye ngo ampe ishati isanga bene wanyu yakomeje ambwira ati tubanure igicucu ese ubwo ntiwumva amabwiriza y'umubyeyi umugambi n'umwe twiyemeje gutsemba ndetse mva mu maso cyangwa se nkwirangirize ngo kwiyunga ni ngombwa simbirwanya mbihariye ubutabera aho ngenda hose numva ijwi rimpamagara ngo genda mwana batakunsinda mu maso uwo yari mama abohozwa n'abo tungana aho nari nihishe jye yapfuye mureba nabyaye benshi mbuze uwo ntuma amazi we yavutse heza none ni mayibobo undi ni ikimuga cyashegeshwe n'imihoro uko turi batatu nitwe twitwa barokotse ngo kwiyunga ni ngombwa simbirwanya mbihariye ubutabera aya maso yacu yabonye bibi byinshi imitima yacu yuzuye intimba nyinshi banyarwanda twese tuzi ibyabaye iwacu dufatanye rero bitazapfa bigarutse ngabo abo u Rwanda rwari rusigaranye abenshi nuko bari bameze abo yise batatu barokotse nuko igihugu hose byari bimeze
abafite ubumuga, abandujwe indwara zitandukanye bafashwe ku ngufu muri jenoside yakorewe abatutsi, abaciwe amaguru, abaciwe amaboko. Nuko u Rwanda rwari rumeze mu 1994. Ubu imyaka 31 irashize, tubyibuka nk'ibyaraye bibaye, ariko kandi tugaharanira ko bitazongera kuba ukundi. Twarababaye bihagije, twahuye n'ikibi bya nyuma gishoboka. Uyu munsi ntabwo tuzongera gusubira aho ngaho. Amarira yari menshi, ni indirimbo nayo abahanzi bagiye bakoresha bafasha abanyarwanda. Batamarira ni menshi, ndetse n'agahinda kari hose. Gusigarana abantu batatu nk'abo ngabo umubyeyi Mariya Yohana yavugaga, nta kindi usibye amarira, akaba ari hose. Ariko uyu munsi u Rwanda rwari yubatse. Ariko reka twongere twumve iyi ndirimbo Amarira mu ijwi rya Munganyinka. Amarira ni menshi, agahinda kari hose. Nimuze Banyarwanda, turwanye ubwo bugome. Ndacura intimba, ndaganya ijoro n'amanywa. Agahinda ni kenshi, ikiniga kiranyishe. Amaraso y'abana b'Abanyarwanda, inzirakarengane zirenganiye ubusa. Amarira ni menshi, agahinda kari hose. Nimuze Banyarwanda, turwanye ubwo bugome. Nta rugo rubura ikigoryi, nta n'umwiza wabuze inenge. Nubwo ibyaye kibuze ikirigata, ariko iby'iwacu birenze ubwenge. Amarira ni menshi, agahinda kari hose. Nimuze Banyarwanda, turwanye ubwo bugome. Ntawusetse, ntawishimye ku mutima. Jambo mwene Mana azabasanganire, maze abagome bacirwe imanza, bimwe bibakwiye. U Rwanda ruramutswa amahoro. Amarira ni menshi, agahinda kari hose. Nimuze Banyarwanda, turwanye ubwo bugome. Ati nimuze Banyarwanda, turwanye ubwo bugome. N'ubundi nicyo twiyemeje, ko ubwo bugome ndengakamere, ubwo bugome bw'abatutwariye abacu babishe rubi, ntabwo bizongera gusubira ukundi mu Rwanda. Uwo twabuze turavuga ngo aruhukire mu mahoro. Munganyinka kandi yarabaririmbiye, arabaza ati ko iyo tubashyingura tuvuga ngo muruhukire mu mahoro, ese koko aho muri amahoro? Ni indirimbo yakoze nziza, iramutsa abacu, yongera kubabwira ko turiho,
yongera kubabwira ko twashibutse. Reka abatubarize niba batwumva, niba kuko uko tuvuga ngo ni muruhukire mu mahoro, niba aho bari amahoro. Jambo dukomokamo babyeyi twashibutseho, bavandimwe twose rimwe, mbese aho muri nyina mahoro. Kibaye byinshi ibihe biragwira, twibuka umubabaro mwinshi n'imiborogo, imivu y'amaraso itemba, amayeri n'imipanga bigaburira inkona. Ya minsi y'umubabaro n'ishavu, twuzuye intimba n'agahinda n'amarira, twibuka abavandimwe bacu bishwe bazira uko baremwe. Umuryango dukomokamo babyeyi twashibutseho, bavandimwe twose rimwe, mbese aho muri nyina mahoro. Babyeyi dukumbuye za nshuke zanyu mwasize zarakuze, twashibutse hungu n'akobwa bamenya amateka, ubu barinze u Rwanda. Muhumure turakomeye, turakomeje, ntibizongera kuzira uko umuntu yaremwe. Nta maraso y'umwana w'u Rwanda azongera kumeneka azira ubwoko. Umuryango dukomokamo babyeyi twashibutseho, bavandimwe twose rimwe, mbese aho muri nyina mahoro. Dukomokamo babyeyi twashibutseho, bavandimwe twose rimwe, mbese aho muri nyina mahoro. Ayo ni amagambo akubiye mu gihangano cya Munganyinka, agifite indangururamajwi. Nagira ngo mubaze, ubwo yandikaga iyi ndirimbo yayishyiraga mu majwi akayiririmba, Munganyinka watekerezaga iki? Murakoze cyane. Natekerezaga umuryango wanjye, natekerezaga
igihe nahereye numva ko abacu bishwe, njyewe navutse hari igikomere ababyeyi bafite cyo kubura ababo bishwe bazira uko bavutse. Ibyo nari umwana sinari mbisobanukiwe cyane, ariko amaso yanjye yaje kubona urupfu nyarupfu, noneho kandi rusa n'urwo bari barwaye nabo, kuko bari barabuze ababo n'ubundi nkuko nanjye naje kubabura, ariko mbirebesha amaso. Natekerezaga rero nti uyu munsi ndabyaye, bansize ndi muto, bantekerereza batanibaza ko nzagera kungana ingana gutya. Nkibaza nti ubu iyaba bari bariho ngo barebe ko buzukuruje kuri bucura bwabo, nari umuhererezi wabo, iyo baza ko bariho bari kuba bafite abuzukuru ba bucura. Nkibaza ntubuse nabo ni amahoro, kandi nkareba uko u Rwanda rumeze, ubwo bo babagaho batabasha kuvuga imibabaro n'imvune bari bafite z'izo mpfu bagiye bareba. Nabona ukuntu twebwe twicara tukagira nibura umugisha wo kwibuka, nibura tukarira, nibura tugahozanya, nibura tugahura n'ababyeyi bahunze bakagaruka bakatubwira bati nimukomere. Uyu munsi tukaba twicaranye nabo, nkavuga ntubuse nabo ni amahoro. Ndareba u Rwanda rufite umutekano, ndareba u Rwanda rufite gukunda abana barwo bose rutavangura, nkavuga ngo aba babyeyi iyo baza kuba bari muri iki gihugu bakareba ibyo bifuzaga ko bibaye, ese nibura aho bari nabo ni amahoro. Nibyo byanteye kubaramutsa. Ati nibyo byanteye kubaramutsa. N'ubutumwa yakubiye mu ndirimbo, maze aganira n'abatagihari, yumva ko bagihari muri we, kandi abatumaho abwira ati twarashibutse, twarakuze, twabyaye hungu, twabyaye kobwa, u Rwanda rwabaye rwiza, u Rwanda mutabonye twararubaboneye. Umuhanzi Tante Suzana nanone nkuko Munganyinka yavugaga ati naribazaga, nawe agira indirimbo iyo ari aho barimo kwibuka akagenda atabaririmbiye ngo ese mbaze nde, ntabwo babumva yageze aho bashakaga ko agera. Reka iyi ndirimbo ese mbaze nde Tante nayo ayituririmbire, narangiza ndaza kugira nawe icyo nyimubazaho. Ariko reka tubanze twumve amagambo akomeye ari muri ino ndirimbo ese mbaze nde. Inzira zose zabaye ibigu, ntaya misozi myiza yuzuye amatongo, hakinagana harakira inkona yiwe, amarira y'imfubyi ntatuma umusinzi, umubyeyi wabyaye bamugize ishike.
umuhutu utishe ngo ntakabeho uri ikizo cy'inkotanyi akwiye gupfa umuryango we hasigaye ngerera iwe ngirente nkora iki ese mbaze nde kubona abajije atakiriho ese mbaze nde kubona abajije atakiriho abakiniyeho biteye isoni barabacuje ku gasozi iyo nzira yabaye iyagorogota iwe babishe urubozo ntacyo bishisha bivuga cyane babiga utishwe n'umupanga yazize ifuna iwe kwicwa n'isasu ngo bazurihe nutabagurira umucagagurwe iryo ni ishyano ryabuze gihanura iwe ngirente nkora iki ese mbaze nde kubona abajije atakiriho intego yabo ni ugutsembatsemba ari umubyeyi ukwiye kubabyara n'igisekera amazi nticyarokotse ayiwe nambaje uhoraho ngo bibe inzozi ariko biranga bimbera impamo muzu wandiriye ndayamira ayiwe abacimanira bafite twirinde kwiheba n'ibibi turwanye urwango dutsindisha vuba iwe ngirente nkora iki ese mbaze nde kubona abajije atakiriho ese mbaze nde kubona abajije atakiriho ngirente nkora iki ese mbaze nde kubona abajije atakiriho ese mbaze nde kubona abajije atakiriho ati ese mbaze nde vuga iki kubona abajije atakiriho ariko amagambo akomeye akomeza imitima ya benshi ni mu mpera zino ndirimbo aho avuga ngo abaca Imana irabafite twirinde kwiheba n'ibibi ngo ahubwo turwanye urwango maze dutsinde ishavu. Tante, ino ndirimbo abantu benshi iyo bayumvise hari aho ibakuru rikabajyana. Wayikoze ryari? Kuki wayikoze gutya? Kuki aya magambo wayanditse muri ubu buryo wayanditsemo?
iyi ndirimbo rero ntabwo navuga ko nahimbye. Jenoside yakorewe abatutsi yabaye ntari n'undi hanze. Ni byinshi. Ubwo umubyeyi mbyara mama yari yaraje mu Bubiligi kwivuza, hanyuma amaze gukira agiye gutaha dutangira kumva yuko inkotanyi zigiye gutera zibohoza igihugu. Turamuhendahenda mama, uretse ntabwo intambara aba ari intambara, turebe uko ibintu bizagenda. Aradutsembera avuga ati ntabwo naguma aha, kizaba kizabe, ufite bene nyoko hariya, ufite abandi, nanjye mpafite abavandimwe, ntabwo nibaza tuzapfire hamwe. Ngira ngo abatutsi navuga ko bari barabaye kandida y'urupfu. Avuga ati ho kugira upfa ntahari dupane. Nta kwezi kwashize aje indege ya Habyarimana biraguye, byakurikiyeho n'ibyo twese tuzi n'ibyo twibuka uyu munsi. Hashize naje inaha mu kwezi kwa kangahera kwa 10 ngire ngo 95. Abana mwe iki gihugu ukuntu cyari kimeze, uyu mujyi wa Kigali uko wari umeze, no ku nkengero zawo no mu ntara hirya, nta kintu wabonaga imirambi inyanyagiye, hakabaho n'aho abasirikare babuza abantu kujya kuko byari bikabije, abantu batarashyingurwa, imbwa zariye abantu, udusirikare twacu dushonje. Mbega wicuza icyakuzanye. Ubwo nari nafashe konje y'amezi 3 ariko sinayamaze, namaze ukwezi kumwe nsubirayo. Ituma mvuga ko iyi ndirimbo atari impimba ntahimbye. Nageze mu Bubiligi ndareba ukuntu abazungu bamerewe neza, bakina n'imbwa zabo, bakina n'abana babo, ntekereza ibyo nsize iwacu. Mba ndi mu yindi si ku buryo nanjye numvise ibintu bindenze. Habaga nubwo njya ku kazi nkajya muri asanseri nkayoberwaho nkanda. Mbega amashusho nasize intahanga yarakomeje yamba mu bwonko. Naho iyo ndirimbo mu by'ukuri yavuye, sinakubwira ngo narahimbye n'ibintu nabayemo. Maze kuyiririmba twibukaga ubwa mbere ngire ngo i Buruseli komemoration twagize bwa mbere, niho nabirutse. Burya inkotanyi mu byiza badukoreye ni byinshi nta wabivuga, ariko no kubona umwanya wo kurira, kubona uburenganzira bwo kuririra uwawe, nabyo nta mu gihe cyacu muri bato mwese nta wariraga. Barazaga bakica warangiza ugacurika igitwe, ariko ubu turarira kuko dufite aho turira, dufite igihugu. Iyi ndirimbo rero naho yavuye, nta handi, so kwicara ngo ushakishe amagambo, nibyo nabayemo icyo gihe. Ufite indirimbo wakoze abenshi tuyita isengesho, nyumva mana. Nagira ngo mu ijwi ryawe uririmba inyikirizo yonyine, nibura umuntu yumva umuntu ava aho ngaho, isengesho ry'umuntu wari ufite ibyo watekereza, ibyo wari wabonye, ibyo wari waje ugasanga umuryango washize, icyabaye nk'isengesho ryawe, uririmba inyikirizo yayo nibura gusa. Iyo nyumva mana rero nayo buri Imana yaragowe. Ibintu bimaze kuturenga tubyegeka ku Mana. Nyine ntiwava muri Yesu maze nde wacanganyukiwe, nta kindi kintu wabona uhita uvuga ngo mana yanjye n'ibiti. Nuko nyumva mana nayo yaje. Ririmbaho nibura inyikirizo gusa. Nyumba mana, nyumba mana, nyumba se mana y'i Rwanda, undinde kugira inzi, kundinde umutima uhora, ushyigikira ubutabera akarengane ugaciye iwacu. Nyumba mana,
nyumba habana byakurenze nyine uti ngaho Mana ni akazi kawe. yego iyo byakomeye tubwira Imana. Nagira ngo mami Mariya Yohana nawe inyikirizo gusa avuge ati shimwa Yezu, shimwa kuko wampaye kwakira, nawe aba aricyo dusorezaho, inyikirizo yonyine. nk'ibyo tante Suzanne amaze kuvuga urashoberwa ukabwira Imana uti ngaho rero. Agahinda ababyeyi bagize, burya dufite ubuhinde bubiri, hari ako twasanze hari n'ako twinjiranye twebwe abari hanze. rero utabwiye Imana uti ndagushima kuko wampaye kubyakira, waba utari n'umukristo. yego ko twahora twihebye dutoragura amasashi. shimwa Yesu rero. kuko ndababwira mbabarire simbarondokorere, dusigaje iminota mike cyane, niyo mpamvu ni ijambo rimwe mvuga. yego ndibuka ko insinzi nayihimbanye n'umukobwa wanjye utaragiye ku rugamba, twarasigaye muri 92. dutahuka nyine abandi barapfuye baraguye ku rugamba, nyine ubuto bwabo bari barabutuye u Rwanda, ntidufite icyo twabitura. noneho ngeze ino nsanga ibindi biteye ubwoba, nkajya mbwira abana barira, nkabona undi ndamusatura masenge undi ati bityo. noneho nibwo nahimbye shimwa mwami. ikoreho rwose agace gato cyane. shimwa mwami Yezu, shimwa shimwa kuko wampaye kwakira, shimwa mwami Yezu, shimwa ushimwe kuko wampaye kwakira. nagutuye ubuzima bwanjye Mana, ibikorwa nkora ni wowe unshoboza, uri inshuti yanjye niyambaza iteka, urankunda ukunda ugukunda, jyewe ugufite mporana amahirwe. nta wundi nzaririmba urukundo rwawe Data, nzamamaza ubuntu ngirira, imbabazi zawe kuri jye ni igisaga, impuhwe zawe zirangota ngatuza. zawe zirangota nkatuza. shimwa mwami Yezu, shimwa we wamuhaye kwakira. Suzanne ati unyumve Mana. munyemerere mpinira ahangaha twataramiraga abacu, twababwiraga ko tugihari, twababwiraga ko za nkotanyi bumvaga zaturokoye zikubaka igihugu, twaba dufite igihugu cyiza, tubasha kujyana indabo aho twabashyinguye, tubasha kwicara tukabaririra, tubasha kwicara nk'uku tukabataramira. munyemerere nshimire Munganyinka, nshimire umubyeyi Mariya Yohana, nshimire tante Suzanne ko badufashije muri uyu mugoroba wo gutaramira abacu. mbabwira nti dukomeze kwibuka twiyubaka, duhobere ubuzima kandi tubikomeze. nari Ntazinda Marcel, Imana ibane namwe.